Kano kanya mu bihembo bya Ama Awards byatangirwaga muri Convention Center, abaraperi barimo Kimozera ndetse na Riderman Riderzo nibo bahawe igihembo cya Best Album, aho album yabo bise Icyumba cya Rap cyangwa se Icyumba cy'amategeko ariyo yatsindiye iki gihembo. Amashusho rero arimo kugenda agaragazwa uko byari byifashe mu gutanga ibi bihembo, nuko indirimbo Jugumira ariyo yatwaye igihembo cya Best Collaboration mu bihembo byatanzwe hano ni Isango na Music Awards. Iyi ndirimbo yagaragayemo abahanzi bakunzwe hano mu Rwanda barimo Chris Easy, Kevin Kade ndetse na DJ Phil Peter. Ngaye nguko ni amakuru agezweho muri kano kanya, ni nyuma y'uko igitaramo cyabiciye bigacika, igitaramo cya Korali do Kigali cyitabiriwe na Madamu Jeannette Paul Kagame ndetse kikitabirwa n'abakomeye barimo nka Israel Mbonye. Umukinnyi wa filime nyarwanda akaba ari n'umu content creator kuri YouTube channel wiswe Nyambo. Miss Nyambo yahakanye amakuru yaramaze iminsi amuvugwaho, aho ayo makuru yavugaga ko uyu mukobwa ngo yabatwite inda ya Titi Brown, aho bano bombi bakunda kwitana ba besto. Ibintu byagiye bigarukwaho kenshi cyane mu binyamakuru bavuga bati si bya ba besto baba ngaba byo ni ibiki, bakagenda bitana ba besto mu buryo budasobanutse, bahakana ko bakundana. Ariko Nyambo yavuze ko ngatatwitira Titi Brown, ahubwo ari inshuti ye bisanzwe kuko bitagera ku rwego rwo kumutwitira. Amakuru agezweho muri kano kanya. Twebwe rero ni mu mpera z'umwaka nta kuryama, tugomba gukora tugakora muri byose, tugakora ku nkuru zigiye zitandukanye uko zagiye zitugeraho. Niyo mpamvu rero n'ubu ngubu nanjye ntigeze ndyama, naraye nkukorera amakuru nkukurikiranira hirya hino uko byari byifashe. Nkubwire ngo rero shalom shalom.